agenze ute by'umwihariko umukino ikipe ya Rayon Sport yatsinze mu Rutsiro umutoza Fahami ari mu bihano yabazanagenda nko bamaze kubikonfaminga umutoza wungirije ni wasigaranye inshingano ikipe ya Rayon Sport yari yinjiye ku munsi wa kane wa championnat abafana bayo nabo batanyuzwe n'imyitwarire yuko bitwaye mu minsi yashize ikipe ya Rayon Sport itsinda ikipe ya Rutsiro bisobanuye kwiyunga n'abafana Iber ndetse bisobanuye no kuza gukomerezaho na kuko Feruzi impamvu ntari gushaka kugaruka cyane muri bimwe mu byaranze umukino nuko mugenzi wacu Eric yabigarutseho ariko yavuze ngo ngiye umutoza ya preferaga gukina defense ya batatu ngewe rero uburyo bwanjye nanu naciye ni defense ya bane ndetse no gutambaza baro nawe reka nigire muri Rayon yo mu kibuga ibintu bitatu byo kwishimira ikintu cya mbere no kuba ibitego byatsinzwe n'abantu batatu batandukanye it means a lot narindi mu gapano mu gatsinda kagomba gutora man of the match yari nge na Antoine Mabombe Rutsindura Mabombe ntago ari izina rye yitwa Antoine Rutsindura nyine Mabombe iyo utaryongeyeho abantu ntibamumenya ntago akiri kunda ntago ari kunda bamenye ko yitwa instructeur Rutsindura Antoine yaraguhize yaramereye nabi ariho kumbaza buri kanya nko manise rugaje nakoze yaramuhize kugira ngo n'igihe bigize muri kubateri kumurana kandi turi gukora ndi kogeza match nje kumureba none nawe yaje kundeba kwa kundi munyurana umwe aje kureba undi nawe so ikintu cya mbere cyatugoye ni uguhitamo ninde man of the match kubera ko umukinnyi Tambo Gruari yatsinze igitego anatanga assist ariko umukinnyi nanone witwa Basane wari warirengagijwe cyane na Rotfi ntago yamwemeraga yatsinze igitego cya gatatu atanga assist y'igitego cya mbere anakorerwa penalty Bedi yahushije so twavuze tuti tubihaye Basane ariko na Tambo yakinnye neza cyane kandi Tambo yakinaga nka rutahizamu kubera ko nta nimero 9 bafite ubu ngubu Rayon Sport so navuga yuko ikintu cya mbere nabonye muri Rayon Sport harimo gutembera k'umupira niba Bedi yatsinda Tambo agatsinda Basane agatsinda bagahusha penalty hanyuma Tambo agatanga assist Basane agatanga assist Serumogo agatanga assist urumva ko mu bikorwa byo kwataka izamu habayemo uburyo bwinshi cyane kandi bwakozwe n'abantu benshi batandukanye ku buryo ukubona ko akazi ko gusatira kaboroheye icyo rero kiba ari uburyo bw'imitoreze myiza ushingiye kuri yanayivuze muri interview Feruzi uretse nsoza gatoya yavuze ngo buri mutoza agira uko agira approach muri game ye ati ikintu cya mbere ngiye nigisha abakinnyi kandi abatoza abarundi baragikunda dukine hane tugende ushingiye kuri adversaire bakinaga nawe aho nanone ntibaba yari ari soft cyane ko nta mukino n'umwe aratsinda wiwi opponent aroroshe kuko yari yatsinzwe ibitego 7 muri match 3 rero yongera muterekamo ibindi 3 10 muri match enye nabyo nabireba ariko sinabigita kari bibi kuko uwatsinzwe na bose wowe se kuki utamutsinda nawe ngo umushimangire nyine niba yoroshe bye pose nawe bigaragaze ko ukomeye mu kwata ibaro y'umutoza ya Rutsiro ngiranateguye yo kumusezerera rwose Rajab bambwiye ko ibaruwa yiranditse kiburaho no kwisinyaho nawe ariko sinzi impamvu abantu benshi bakomeje kuvuga ko Rotfi yakinaga defense ya batatu kandi nyamara match zose yatoje muri championnat akenshi yakinnye bane wenda mu myitozo n'ibyo yatozaga ariko ngira ngo twabonye ikintu kigaragara cyane akenshi ikipe yatakaje umutoza cyangwa se yamusezereye ikintu kijyanye n'abakinnyi gukora bakorera uwo mutozo hari cyane wenda bijyanye n'ibyo batari bishimiye uwagiye kuko urebye nk'uburyo ikipe ya Rayon Sport yakinnye nta nubwo yawe yanahinduye n'abakinnyi benshi mu buryo bwo kubabanzamo wenda uretse nka Rushema yafashe akamwicaza akazanamo Gisudiyanye ndetse na Kabange kugira ngo baze kugarura Serumogo ari Omar asubire ku ruhande rwe rw'iburyo niwe bafite niwe ugomba kwakina igihe cyose batahengetse kuri kabiri agomba gukina Serumogo umuntu yavuga ko wanagize match nziza cyane watanze pass y'igitego cya kabiri aha Abedi hanyuma urebye hari abakinnyi ubona ko mu by'ukuri bafashe Rayon Sport nubwo wenda yari mu bihe bibi ariko performance nziza cyane y'uyu musore Tambo Gruari nyuma yo kugirwa umukinnyi w'ukwezi kwa 9 ariko kandi urabona ko ari no gufasha cyane baramushyira ku ruhande rw'ibumoso imbere kuri 11 agakina neza hari ubwo bamugarura kuri point naho agakina neza urabona ko umuntu yavuga ko ari meilleur joueur muri ikipe ariko nyine akanagira service nziza cyane za Abigirimana Abedi ku munsi wa gatandatu igitego babatsinze babishyura Rutsiro yatsinze yari umupira Abedi atakaje kako nashaka gukontrola baro yisanzuye arawutakaza batsinda igitego nagiye kubona umuntu uyu muhungu bakibasina igitego arongera afunga rase neza
hari ukuntu afungura arasa kugira akazifunga subira mu ngamba ari nko kuvuga ngo ntabwo ari kubyumva uburyo nyine atakaje atumye batsindwa akimara kubikora yahise atsinda igitego cya kabiri yari no kugira chance yo igitego cya gatatu kuri penalty ariko nabonye uburyo yatekereje nyine kuba atanze ikipe akavuga ngo none nanjye reka nongere nyigarure mu mukino nicyo cyamurijije nabonye yaraturitse ararira ubwo nyine wenda yaravuga ati Rayon Sport ibihe bibirimo none batwishyuye igitego wenda mbiteye ari njye mukinnyi bagenderaho biragenda bite ariko ngira ngo asubije neza atsinda igitego ikintu kiranga umukinnyi mukuru amakosa yakoze ariko urayakosora ute ubwo rero urebye abakinnyi b'abarundi yaba Tambwe Abedi na Musore Prince biri kugenda bizamo gake muri iyi mikino bari kugenda bamuha nawe ari kugenda agira uko azamuka ubona ko imikino ya Rayon Sport hari akantu kari kahindusemo cyane cyane mu bijyanye no guhererekanya umupira ubundi bakinaga ibintu byo gusa naho bajugunya ariko ahangaho uyu Murundi urabona ko yavuze ati reka duhererekanye tuze kure ko twatsinda igitego byari kuba ibitego bine bigaragaza ko Rayon Sport yari nziza cyane ku munsi wa gatandatu. Rugaju n'umukino nk'uko Ibere yarabivuze akenshi umutoza mukuru yakigenda kandi umubizi ko mu minsi ishize abakinnyi ni bamwe batangaga raporo kuri president umutoza ntadutoza bimeze gutya na gutya akenshi usanga egari bango ubwo asohotse bahise batsinda ariko iyi ekipe iri gushaka umutoza mukuru icya kabiri ni ekipe yatsinze konvenka mu minsi ishize abafana bavuga ati twatsinze ariko dustragoringa byari ibintu bigoye ni ikipe itari yagarura ba rutayizamu bayo kuko amakuru ahari nuko mu kwezi kwa 11 nibura Fara ashobora kuza kugaragara mu kibuga yewe na Asman gutsindira umukino bifite icyo bisobanuye cyane ku ikipe ya Rayon Sport mu gihe bari kwitegura kwakira umutoza ya Rayon Sport yagombaga gutsinda kuko itegereje umutoza ubwo ni gahunda tuzanagarukaho muri iki cyumweru kandi agomba kuza muri iki cyumweru amahirwe menshi n'umutoza ushobora kuva muri Senegal wanatwaye ibikombe mu bato ba Senegal ni umutoza watoje under 17 ya Senegal itwara igikombe ni umutoza mu by'ukuri w'umuformateur uzi gukora abakinnyi ni uri imbere cyane uhabwa amahirwe kurusha abandi harimo n'undi mutoza w'umunya Côte d'Ivoire utoza muri Benin naye bashoboraga kuzana bari bemeranyije ibintu byose yaratwaye igikombe muri championnat ya Benin ariko birangira ikipe y'imwongereye amasezerano inamwongera n'amafaranga ko yari imaze kumenya ko yamaze kwemeranya na Rayon isa ni mu misinzire nawe yatekerezaga ko yazana ariko umusenegale ku kigero cyo hejuru sinabikonfirma 100% ariko interview ya nyuma cyangwa se ibiganiro bya nyuma biteganyijwe uyu munsi ku isaha y'isa 8 baraza kuganira na komite gato ya president yashyizeho ko kumufasha gushaka umutoza probably dushaka kubona umutoza w'umunyasenegale aje gutoza Rayon Sport harimo n'icyo kintu cy'uko harimo n'abasenegale benshi n'iki wenda byazaba byiza ni umunsi wa kane wa shampiyona y'u Rwanda nyuma yaho amwe mu makipe arimo Rayon Sport atari yitwaye neza ku munsi wa gatatu yashakaga gusora bitari byagenze neza ibyaranze imikino reka tubere kwa gatandatu tariki 18 Ukwakira 2025 kuri Kigali Pele Stadium aho Rayon Sport yari yakira ikipe ya Rutsiro Football Club ku isi saa 12:30 Rayon Sport yatangiye umukino isatira cyane bidatinze ku munota wa kabiri yafunguye amazamu ku gitego cyatsinzwe na Tambwe Guruwari ku mupira uzamukanwa na Aziz Basane go Tambwe Rayon ku munota wa 8 Rutsiro wabonye igitego cyo kwishyura ku mupira Nshimiyimana Emmanuel Kabange yarasubije inyuma arimo urubuga rw'Amayina usanga mu mbere Jonas ahita ari kuri shot rikomeye umupira urukira mu nshundura ku munota 30 umukino wagabanije umuvuduko umupira utangira gukinirwa mu kibuga mo hagati nta kipe iri mu buryo imbere y'izamu ku munota 42 Rayon Sport yabonye igitego cya kabiri cyinjijwe na Bigimana Baby ku mupira wahinduye neza mu izamu na Serumogo Al ahita awushyira mu izamu Serumogo Imaraso Abedi Bigirimana nyuma yo gutsinda igitego Abedi Bigirimana yafashwe n'amarangamutima araturika ararira igice cya mbere kirangira ikipe ya Rayon Sport iri imbere n'ibitego biri kuri kimwe mu gice cya kabiri Rayon Sport yatangiranye impinduka Hayimana Yves asimburwa na Harerimana Abdulaziz ku minota 49 umukino w'ikipe ya Rutsiro mu mbere Jonas yatsinze igitego cyo kwishyura ariko umusifuzi yerekana ko hari habayemo kurarira ku minota 60 umunyezamu w'ikipe ya Rutsiro Nzana Ibin yakoreye ikosa Aziz Basane mu rubuga rw'Amayina maze umusifuzi yemeza penalty iyo penalty yatewe na Bedi Bigirimana ariko uyu munyezamu ayikuramo ku minota 90 Rayon Sport yatsinze igitego cya gatatu cyinjijwe na Aziz Basane ku mupira yahawe na Tambwe Guruwari umupira awushyira mu izamu Rayon Sport kirangishamo cya gatatu kirimo Aziz Basane kuranya
umukino warangiye ikipe ya Rayon Sport itsinze ikipe ya Rutsiro ibitego 3-1 nyuma y'umukino abariyo byari ibyishimo gusa kandi hari n'ibyo basaba. Ariko icyo dusaba abayobozi ibihangane badufashe bungu bumwe batubabarire bungu bumwe ibyo bapfa ntabwo tubizi ikipe ni iyacu. Umutoza Feruzi Haruna uri gutoza ikipe ya Rayon Sport muri iki gihe ubuyobozi bwa Rayon Sport burimo gushakisha umutoza ugomba gutoza ikipe ngo hari ibyahinduye mu ikipe ya Rayon Sport umutoza Rotifi akimara kugenda. Urazi ko buri mutoza wese afite uko ayobora umukino mu kuyobora imikino kenshi jewe aho naciye hose ni umusaruro mu kutembereza umupira na gukora abakinyi mu mutwe psychologie. We kenshi yakunda gukinisha 3, 5, 2 ariko jewe uko mwabibonye nakinishije kandi sicyo kimwe n'abakinyi baza kuba mu babanza mu kibuga.